namumererwa neza cyane mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda za The Choice Live. Turi live hano ku rukiko rw'ibanze rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twaje gukurikirana urubanza rwa Ishimwe Diedone cyangwa se wamamaye nka Prince Kid. Uyu nguyu akaba yarahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, yari ifite mu nshingano gutegura ndetse no gukurikirana imigendekere myiza y'irushanwa rya Miss Rwanda. Marushanwa yitabirwaga n'abakobwa b'ingeri zose baturutse imihanda yose, bakaza bakagaragaza cyangwa bakamurika ubwiza bwabo, barangiza bakagaragaza n'imishinga yabo, agira amahirwe ukaba wakwegukana ikamba. Ariko iri kamba ryavuzweho ibintu byinshi. Muranzi rero iyo twageze mu makuru y'ibyerekeranye na Miss Rwanda, aho ngaho ho tuza tubabwira ibyo mutigeze mumenya, tubabwira n'ibyo amatwi yanyu atigeze yumva. Ari nayo mpamvu mu kanya ndi kubategurira operation. Ntabwo tuzi ubu ngo dutegereje ko urubanza rutangira, ubwo nibwo tukigera ku rukiko. Nuko ngira ngo mbibutse tumwe mu tuntu tumwe na tumwe twagiye tuba muri iri buranisha. Ari nayo mpamvu nkubwira ko mu kanya ndi kubategurira operation yihariye yuzuyemo ibintu mutigeze mwumva, yuzuyemo cyane cyane. Ndaza kugaruka by'umwihariko ku ruhare rwitwa Mutesi Jolly. Noneho turaza tuvuga nta kintu na kimwe twikanga. Impamvu tutabikoze mbere ko dutegereje ko iburanisha mu mizi ribanza rikendereya, ubundi twege tukaza tubabwira iby'amatwi yanyu atigeze yumva. Aka kanya icyo twakora no kuba tubagejeho amakuru yibanza. Aka kanya turi ku isaha isa 1:37 ubwo ndi gukora iyi nkuru, ariko abashinzwe umutekano bamaze kugera ku rukiko nk'uko bisanzwe. Njya mu minsi yashize bwo babonaga ibigendanye n'uburyo ki abashinzwe umutekano umutekano wari wakajijwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, agambiriwe kuba hatagira icyangirika. Urubanza rwa Prince Kid rero rugiye gutangira kuburanishwa mu mizi, ariko dushobora kugarukaho mukamenya kwidonido rw'ibintu ndimo ndabategurira, muza gukurikira mu nkuru zacu zitaha. Bimwe mu bintu ndimo ndabateguriraho ndaza kugaruka ku ruhare rutaziguye cyangwa se ruziguye rwitwa Mutesi Jolly kuri iyi case. Ngira ngo twigeze kumuhostinga, yakoreshejwe na mugenzi wanjye philpeter, ariko aza kuvuga ku kintu cy'ubugambanyi. Ndavuga ntese tubivuge uko nandi inyuma ubwo yari gukora iki kiganiro, ahita ati hoya. Ariko uyu munsi rero turaza kubiva imuzini muzingo, tubabwire uruhare rwa Mutesi Jolly, babwire uruhare rwa Miss Muheto, babwire n'uruhare rwitwa Rutaganda Joel muri iyi case. Ibi byo byose turaza kwigaruka mu nkuru yacu itaha ijyanye na Miss Rwanda. Niyo mpamvu dafite kujya ahantu hariho hose, abo bantu batatu nkubwiye. Uraza no kumvamo witwa photographe, uraza kumvamo umusinzi wari uri kuri hoteli ahantu hamwe na hamwe. Ibyo byose ndaza kubizana mbive muzini muzingo, ndetse ndaza no kubabwira byihariye byerekeranye n'ifatwa ryari amajwi mwumvise ndetse n'uburyo kiyagiye hanze. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Ariko kandi nuko tutakwirengagiza ko mwiburanisha rishize mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanishije urubanza rwa Ishimwe Diedone uzwi nka Prince Kid. Uyu nguyu akaba yarakurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi yashinjwaga ibyaha bitatu icyo gihe, birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa se gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ibyaha uko ari bitatu byaje gusa n'ibikurwaho, ariko hasigaraho icyaha cyo guhoza ku nkeke. Amakuru mfite kandi yizewe nuko icyaha cyo gusambanya abakobwa, usambanya umwe mu bitabiriye irushanwa, yamuhaye ikiyobyabwenge cy'urumogi. Iki cyaha cyaje gusubizwamo muri dosiye. Ayo namwe mu makuru mbabibiyeho, kuko nyine hari ukuntu nyine turega abanyamakuru tuba tugomba gushaka amakuru mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko rero ibyo ngibyo reka tubireke, kuko ndaza kubigarukaho muri operation y'iyi case. Nza guturutsa mu mizi nkayiturutsa muri 2018 mbereka fact kanuko kandi mwiburanisha ryo ryabaye kuwa gatanu tariki ya 13 Gicurasi umwaka wa 2022, mbere yuko hatangira kuburanwa kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Icyo gihe ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwabera mu muhezo kubera impamvu z'umutekano w'abatangabuhamya. Ni kimwe mu bantu batumvikanyeho ndetse baranatungurwa n'iki cyemezo cy'uko urubanza rwabereye mu muhezo, kandi nyiri kuregwa cyangwa umushinjwa cyaha ariwe wagombaga kubisaba ko rubera mu muhezo. Ariko mu gihe ku rundi ruhande we yasabaga ko uru rubanza
rubera mu ruhame, ariko baje kubimwangira urubanza rubera mu muhezo. Prince Kid uruhande rwe rwo rwasabaga ko rubera mu ruhame mu rwego rwo kugaragaza umucyo w'ubutabera azahabwa, na cyane ko ifatwa rye, ifungwa ndetse n'ibyo akurikiranyweho kugeza ubu byatangajwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru muri rusange. Prince Kid yagaragaje ko atumva impamvu yo gushyira urubanza rwe mu muhezo kuko yifuzaga ko rubera mu ruhame, gusa umucamanza ategeka ko rubera mu muhezo. Nyabona icyemezo yafashe atiriwe anafata umwanya munini cyane kugitekerezaho kuko yahise ategeka ko urubanza rugomba kugenda mu muhezo. Reka mbabwire rero imigendekere y'iburanisha rishize kugira ngo mbibutse none tuze kugaruka tuhita tuza mu rubanza nyirizina tugiye gukurikirana muri aka kanya. Nyumwanya muto abari mu cyumba bamaze gusohoka, iburanisha ryarakomeje. Umucamanza aho umwanya w'ishinjacyaha kugira ngo bugaragaze ingingo bushingiraho busaba ko uregwa Ishimwe Dieudonné yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari ingingo zikomeye zikwiye gutuma umucamanza ategeka ko uwitwa Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid agomba gukurikiranwa afunzwe, zirimo kuba ashobora kubangamira iperereza mu gihe yaba ari hanze. Ubushinjacyaha kandi bushingira ku kuba muri uru rubanza harimo abatangabuhamya kugeza ubu bashobora kugira impungenge ku mutekano wabo mu gihe cyose Prince Kid yaba atangiye kuburanishwa adafunze cyangwa se atangiye kuburanishwa ari hanze. Uruhande rwa Prince Kid n'umwunganira mu mategeko witwa Maître Nyembo Emerine nabo bifashishije ingingo zitandukanye zigaragara mu mategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ndetse bagaragaje ko uregwa akwiye gukurikiranwa ari hanze kuko atazatoroka ubutabera. Hagaragajwe ko kuba Prince Kid wari umuntu ufite umwirondoro uzwi adashobora gutoroka ubutabera, bityo ko yarekurwa by'agateganyo mu gihe atarahamwa n'ibyaha akurikiranyweho kandi ntibibuze iperereza gukomeza. Indi ngingo bashingiragaho basaba ko yazakurikiranwa ari hanze ni ukuba itegeko riteganya ko uregwa ashobora gukurikiranwa ari hanze mu gihe atanze ingwate, bityo ko no kuri Prince Kid uko byari bikwiye kugenda agatanga ingwate hanyuma akaba yakurikiranwa ari hanze. Bimwe mu byo agomba kubahiriza bitegetswe n'urukiko birimo kuba mu karere kaho wamutegetse ibyo agomba kubahiriza akorera, kubuzwa kujya cyangwa se kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza, kutajya aha n'aha cyangwa se kutaba ahantu ku gihe iki n'iki, kwitaba urwego rwagenwe mu bihe byagenwe, kwitaba igihe abitegetswe, gutanga ingwate, kugenzurwa hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no gushyikiriza ibyangombwa bye urwego rwagenwe. Ubusanzwe biba biteganyijwe ko mu gihe bitabangamiye ubushishozi bw'ufite ububasha bwo gufata icyemezo ku birebana n'ingwate ishobora gutangwa ku byaha byose. Ingingo ya 83 igaragaza ko ingwate itangwa mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ishobora kuba amafaranga, umutungo utimukanwa cyangwa se kwishingirwa n'undi muntu. Nyuma y'amasaha abiri inteko iburanisha uru rubanza agizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko yumva ubwiregure bw'impande zombi, iburanisha ryahise ripfundikirwa. Icyo gihe icyemezo cyaje kiza gusomwa bigaragaza ko uwitwa Prince Kid agomba guhita afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubu rero yaramaze igihe kandebe neza kugira ngo tutaza kwibeshya, ngira ngo yongeye gusomerwa ubwo Prince Kid yatawe muri yombi ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022, akaba kandi ubwo muri kunde yandeba ku mpande n'impande ndimo ndareba uburyo ki umutekano uri gukomeza kugenda ukurikiranwa hano ku rukiko. Bigaragara ko nyine atari urubanza rworoshye cyane ko rwavuzweho yaba mu itangazamakuru ndetse n'urubanza rwaje gutangwaho rwaje kuvugwaho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba yaraje kuvuga kuri uyu Prince Kid.
Prince Kid kandi yaramaze igihe kigera nko ku mezi nk'atanu